dukomeje kubifuriza kugira ubukire n'ubukungu, niyo mpamvu tudahwema kubagezaho impanuro z'abahanga zagufasha kwigwizaho ubukire mu nzira njyabukire. Twebwe turi inkorane. Uyu munsi turakomereza ku gice cya kabiri cy'igitabo Think and Grow Rich nk'uko cyanditswe na Napoleon Hill. Uyu mutwe yawise ngo ubushake, itangire ry'ibyo wageraho byose. Iyi ni intambwe ya mbere igana ubukire. Ubwo Edwin C. Barnes yari avuye muri gari ya moshi mu mujyi wa Orange mu myaka igera kuri 30 ishize, ashobora kuba yarasaga nk'inzererezi, gusa ibitekerezo byo byari nk'iby'umwami. Ubwo yambukaga umuhanda ajya mu biro bya Thomas Edison, ubwonko bwe bwari mu kazi katoroshye kuko nta kindi yabona usibye ishusho yahagaze imbere ya Edison. Yahoraga yiyumva arimo abwira Edison icyifuzo cyari cyaramutwaye mu mutima ubuzima bwe bwose cyo kuba umufatanyabikorwa w'umuvumbuzi wa mbere w'igihangange wabayeho. Ubushake bwa Barnes ntibwari gusa ibyifuzo cyangwa se ibyiringiro gusa, bwari ubushake karundura buruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose imbere ye. Bwari busobanutse. Ikindi ni uko ubwo bushake butari bushya ageze imbere ya Edison, ahubwo bwari ubushake bwe bwari bwarigaruriye umutima we wose mu buzima bwe bwose. Birashoboka ko mu ntangiriro ubwo bushake bumuzamo bwa mbere cyari icyifuzo gusa gisanzwe, ariko rero siko byari biri ubwo yari ageze imbere ya Edison. Nyuma y'igihe runaka n'ubundi Edwin C. Barnes yongeye guhagarara imbere y'umuvumbuzi Edison mu biro n'ubundi bari barahuriyemo bwa mbere. Kuri iyi nshuro ubushake bwe bwari bwarabaye impamo. Inzozi z'ubuzima bwe bwose zari zaramaze kuba impamo. Yari yarahindutse umufatanyabikorwa wa Edison. Uyu munsi hari ababona Edison bakamugirira ishyari bitewe no kubona ibyo yagezeho, ariko ntibashake kumenya icyatumye abigeraho n'inzira yaciyemo. Ariko rero Barnes yageze ku ntsinzi mu buzima bwe kuko yahisemo intego isobanutse, bituma yerekeza imbaraga ze zose, umuhate we wose, ububasha bwe bwose n'ibyo byose kuri iyo ntego. Ntabwo yahindutse umufatanyabikorwa wa Edison umunsi amugeraho, ahubwo we yanejejwe cyane no gukora akazi gasanzwe ndetse gaciriritse kuko yari azi neza ko kamusunikira mu mahirwe yo kugera ku ntego ye. Byamutwaye imyaka 5 muri bene ako kazi mbere y'uko ibyo yifuzaga biba impamo. Gusa muri iyo myaka yose nta nakavungukira k'inzozi ze kigeze gatakara. Ku wundi muntu wari we wese utari we, yagaragaraga nk'umukozi usanzwe rwose mu kazi ka Edison, ariko mu mutima we umunota ku munota yibonaga nk'umufatanyabikorwa wa Edison. Iyi rero ni ishusho nziza y'icyo twita ubushake busobanutse. Barnes yageze ku ntego ye kuko yashakaga kuba umufatanyabikorwa wa Edison kurusha uko yashakaga ikindi kintu cyose. Yabikoreye inyigo izatuma bigeraho, gusa byamusabaga kugenda atwika ikiraro cyose yabaga amaze kwambuka ngo naramuka anatekereje gusubira inyuma atazabona ikimwambutsa. Yahisemo guha umwanya w'icyo yifuzaga gusa kugeza ubwo abaye imbata yacyo, ndetse kinamuhindukira ukuri kwe. Ubwo yari agiye mu mujyi wa Orange, ntiyigeze yibwira ati nzagerageza kugoragoza Edison ku buryo yampa akazi kamwe cyangwa kandi, ahubwo yaribwiraga ati nzarebana na Edison ku buryo ubwo azibwiriza ko ngomba kuba umufatanyabikorwa we. Nta na rimwe mu buzima bwe yigeze yibwira ati nzakora akazi kwa Edison, ariko nimbona bitagenda neza nzashaka akandi kazi. We yaribwiraga ati nzatangirira hariho hose, nzakora icyo ari cyo cyose Edison azampa gukora, ariko mbere yo kuhava ngomba kuba umufatanyabikorwa we. Ntibyigeze bimuza mu mutwe ngo atekereze ati nzakora ariko nanacugacunga hirya no hino ndeba ko nabona andi mahirwe, bityo kwa Edison nibyanga mbe nanyarukira n'ahandi. Ahubwo we buri gihe yaribwiraga ati kuri ino si hari ikintu kimwe kandi kimwe rukumbi ngomba gukora, ni ukuba umufatanyabikorwa wa Edison. Ikiraro cyose nzajya nambuka nzajya ngitwika, bityo bizatuma amaso yanjye n'ubushobozi bwanjye byose bitumbira imbere gusa kugeza ngeze ku cyo nshaka. Nta mahirwe na make yigeze yiha yahungiramo biramutse byanze. Kuri w'intego kwari ugutsinda, yabinanirwa akarimbuka buheriheri.
ngiki igisobanuro cy'inkuru yo gutsinda kwa Banesi. Mu myaka myinshi ishize hari indwanyi kabuhariwe yageze ahantu bisaba gufata icyemezo kidasanzwe cyagombaga gutuma agera ku ntsinzi ku rugamba. Yari agiye kohereza ingabo ze kurwanya ingabo zikubye ubwinshi inshuro nyinshi cyane ingabo ze. Yapakiye ingabo ze mu bwato maze azohereza ku butaka bw'umwanzi. Bakiva mu bwato yategetse ingabo ze gutwika ubwato bwabazanye n'ibikoresho bakoresheje mu rugendo byose. Ubwo yahaga amabwiriza ingabo ze mbere y'umurwano wa mbere, yarazibwiye ati, murabona ko ubwato bwatuzanye buhindutse umuyonga. Ibyo rero birasobanura ko tudashobora kuva kuri iyi nkombe y'amazi keretse gusa tubashije gutsinda urugamba. Rero nta yandi mahitamo twibitseho, tugomba gutsinda cyangwa tukarimbukira hano buheriheri. Muzi byakurikiyeho se? Urugamba bararutsinze. Umuntu wese ushaka kugera ku ntsinzi ku kintu icyo ari cyo cyose aba asabwa kubanza gutwika ubwato bwose bwamufasha gusubira inyuma. Gukora ibyo ni cyo kintu cyonyine kimufasha kuguma mu mwuka w'ubushake ndakumirwa bw'intsinzi. Uru rero ni rwo rufunguzo rw'intsinzi. Mu gitondo kimwe inkongi y'umuriro yatwitse kandi ikongora umujyi wa Chicago. Itsinda ry'abacuruzi ryahagaze ku mpande rireba ivu ry'amaduka yabo yari amaze gukongoka no guhinduka umuyonga, maze bicarana hamwe bajya inama bibaza niba bashobora kwishakamo imbaraga zatuma bongera kubaka bundi bushya aho hari hahiye, cyangwa se niba bafata icyemezo cyo kubivamo bakajya gutangirira ahandi hatanga icyizere kurushaho. Inama yarateranye maze irangira bose bahurije ku mwanzuro wo kwimuka bakigira ahandi. Gusa hari umugabo umwe warwanyije icyo cyifuzo. Uwo mucuruzi yatunze urutoki ku bisigarizwa byari byasigaye mu itongo rye, maze arababwira ati, banyakubahwa abavandimwe, muri ririya tongo ryanjye nzahubaka iduka rikomeye cyane. Ntitaye ku nshuro zibarika cyangwa zitabarika nzahura n'inkongi y'umuriro. Ibyo byabaye mu myaka irenga 50 ishize, ariko se muzi byakurikiyeho? Iryo duka yararyubatse n'ubu rirahari. Gusa ryahindutse nk'inyubako y'ikirango cy'imiterere y'ubwonko bufite ubushake ndakumirwa. Birumvikana neza ko ikintu cya mbere cyoroshye wa musirikare yashoboraga gukora ari cyo abacuruzi benshi bakoze. Mu gihe urugendo rwari rugoye, ahazaza hatagaragara neza, bahisemo inzira yoroshye kandi y'ubusamo. Ndakwinginze tekereza neza ku kinyuranyo kiri hagati y'icyemezo uyu musirikare w'igihangange yafashe n'icy'abacuruzi benshi bafashe. Kuko iki ari cyo kinyuranyo cyatandukanyije Banesi n'abandi basore n'abakobwa bakoranaga mu kigo cya Edison. Aha kandi niho hari itandukaniro hagati y'abatsinda n'abatsindwa. Umuntu wese ugeze mu kigero cyo gusobanukirwa akamaro k'amafaranga arayifuza, ariko rero kuyifuza ntibiyamuha. Nyamara ubushake bw'ubukire iyo bwuzuye ubwonko bwawe bwose ku buryo bigeraho bikaguhindura imbata yabyo, ugakora igenamigambi risobanutse rigaragaza uko uzabugeraho, bikunganirwa no kwiyemeza gutuma utibona na rimwe watsinzwe. Ibyo nibyo bizana ubukire. Inzira ituma ubushake bw'ubukire buhindukamo ubukire mu bifatika bugizwe n'intambwe 6 ngiye kubagezaho. Iya mbere iragira iti, emeza mu mutwe wawe umubare w'amafaranga ushaka. Burya ntabwo bihagije kwivugira gusa ngo ndashaka amafaranga menshi. Bigusaba kwemeza umubare runaka ushaka. Ari ubushakashatsi mu by'imitekerereze n'imyumvire ya muntu bwagaragaje impamvu biba ari ngombwa cyane. Gusa tuzabigarukaho mu bice bikurikiraho by'iki gitabo. Intambwe ya kabiri iragira iti, gena mu buryo busobanutse icyo witeguye gutanga cyangwa se gukora kugira ngo icyo ushaka kigerweho. Nta kwibeshya kwa mbere kwabaho nko kwifuza ibintu by'ubuntu. Intambwe ya gatatu iragira iti, gena itariki wifuza kuba wageze kuri uwo mubare w'amafaranga ushaka. Intambwe ya 4 iragira iti, kora igenamigambi ry'uburyo uzagera ku byo wifuza, hanyuma utangire ubishyire mu bikorwa. Uko waba umeze kose, waba witeguye cyangwa utiteguye, tangira ushyire mu ngiro igenamigambi ryawe. Intambwe ya 5 iragira iti,
andika mu buryo bw'incamake ariko bwuzuye umubare w'amafaranga ushaka, ushyiraho igihe ntarengwa ugomba kuba wayagezeho. Garagaza icyo uzakora cyangwa se uzatanga ngo uyagereho, wandike intambwe ku ntambwe uko uzabigeraho mu igenamigambi. Hanyuma intambwe ya 6 iragira iti soma cyane uranguriye ibyo wanditse mu ntambwe ya 5 byibuze 2 ku munsi. Ubwa mbere nimugoroba mbere yo kuryama na mu gitondo ubyutse. Mu gihe ubisoma cyane gerageza kwibona ufite ibyo ushaka, ubyumve neza kandi wizere ko ubifite. Ni iby'agaciro cyane gukurikiza izi ntambwe uko zimeze. Ni ingenzi cyane ariko gukurikiza neza intambwe ya 6 nta guca ku ruhande. Ushobora kuvuga ko bidashoboka kwibona ufite ibyo ushaka mbere y'uko ubigira mu bifatika, ariko rero aha niho ubushake ndakumirwa buzira bukabigufashamo. Niba koko ushaka amafaranga mu buryo ndakumirwa bituma ubwo bushake bukuzura, ibyo bizakuraho imbogamizi zose zakubuza kuyageraho. Ikintu cy'ingenzi hano ni ukugira ubushake bw'amafaranga, ukaba wiyemeje byanze bikunze kuyageraho, bigatuma wemezwa neza ko uzayageraho. Abantu buzuzwa mu myumvire yabo ubukire nibo bonyine babugeraho. Kuzuzwa amafaranga mu myumvire yawe bisobanura ko ubwonko bwawe buba bwakuruwe n'ubushake bw'amafaranga, bituma rwose wibona nk'aho wamaze kuyageraho. Ndabizi hari abantu benshi batigeze bigishwa iby'imikorere y'ubwonko bumva ibi bakumva bidashoboka, gusa byaba iby'agaciro kuri abo batumva ishingiro ry'izi ntambwe 6 kuzirikana ko amakuru azirimo twayahawe avuye kuri Mr. Andrew Carnegie watangiye ari umukozi usanzwe mu ruganda rutunganya ibyuma, ariko hatitawe ku hantu yatangiriye haciriritse akabasha gukoresha iyi nzira akigwizaho ubutunzi burenga miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Ni iby'ingenzi cyane kandi kuzirikana ko aya mahame yakoreshejwe na nyakwigendera Thomas Edison, we rwose wanateyeho kashe akemeza ko usibye no kuba ari ingenzi mu kugera ku mafaranga, ahubwo ari n'ingenzi mu kugera ku yindi ntego iyo ari yo yose waba ufite. Izi ntambwe ntabwo zisaba akazi kagoye cyane, ntizigusaba gutanga ibitambo no kwiyanga, ntibigusaba kwiga amashuri menshi y'agatangaza, ahubwo ishyirwa mu bikorwa ry'izi ntambwe risaba gusa kugira urugero rwo hejuru rwo kureba kure, ukabona ibitagaragara ari byo bizwi nka imagination. Bigufasha kubona no gusobanukirwa ko kwigwizaho amafaranga bidashingira ku mahirwe, ahubwo uba ugomba kumva ko abantu bose bageze ku bukire babanje kugira ikimeze nk'inzozi, kwiringira, kwifuza ndetse n'ubushake berekezwa n'igenamigambi mbere y'uko bigwizaho amafaranga. Tukiri aho rero ndizera ko umaze kumenya neza ko udashobora kwigwizaho ubukire mu mwuzuro wabwo, keretse gusa ubanje kwidubika mu bushyuhe bw'ubushake bw'amafaranga, hanyuma ukizera ko wayageraho. Ugomba kumenya neza ko mu mateka yose y'isirimuka ry'abantu, ababaye abayobozi b'ibihangange babanje kugira indoto. Ubukirisitu uyu munsi ni imbaraga ikomeye cyane muri ino si, kubera ko uwabuhanze yari umuntu ureba kure cyane, akarangwa no guhorana indoto, akagira guhishurirwa no kureba ibitariho akabibona nk'ibiriho na mbere cyane y'uko bibaho. Niba rero utabasha kubona ubukire mu mutwe wawe, nta nubwo uzigera ubona kuri konti yawe muri banki. Mu mateka yose y'Amerika nta na rimwe higeze habaho amahirwe y'ubukire ku bantu bagira inzozi nk'uko bimeze ubu. Urebye imyaka 6 y'igwa ry'ubukungu yamanuye abari bari hejuru, bituma abantu bose bamera nk'abagiye ku rwego rumwe. Ibyo rero bivuga ko hari icyiciro gishya kigiye kuzamuka. Hari ubukire butagira akagero bugiye kwigwizwaho n'abantu muri iyi myaka 10 iri imbere. Gusa uburyo ibintu bikorwamo bugiye guhinduka cyane, kuko ubu turi mu isi yahindutse cyane. Isi turimo biratanga amahirwe ku bantu benshi cyane, na babandi batagerwagaho n'amahirwe y'ubukire, batanabashaga kugira icyo bageraho bitewe n'uburyo bwari bugezweho bwahezaga bamwe bugashyira imbere abandi. Twebwe rero abari mu kiragano gishya turasabwa kumenya ko isi turimo yahindutse cyane, ikaba isaba ibitekerezo bishya, uburyo bw'imikorere bushya, abayobozi bashya, ibihangano bishya,
uburyo bushya bwo kwigisha, uburyo bushya bwo kwamamaza, ibitabo bishya, ubuvanganzo bushya, imiterere mishya ya radiyo n'ibitekerezo bishya byo gutuma amashusho agenda. Turagarutse rero kuri iyi miterere mishya y'ibikenewe. Hari imiterere imwe ikwiriye kuturanga twese niba koko dushaka gutsinda, ni ukugira umuhamagaro usobanutse, kugira ubumenyi bw'icyo ushaka koko, hanyuma n'ubushake ndakumirwa bwo kubigeraho. Igwa ry'ubukungu mu by'ubushabitsi ryashyize iherezo ku miterere ishaje twagenderagaho, hanyuma riba intangiriro ry'igihe gishya kirangwa n'imiterere mishya. Iki gihe gishya rero gikeneye abantu bashobora kurota ibintu kandi bikajya mu ngiro, bakagira n'ubushobozi bwo gushyira indoto zabo mu ngiro. Bene abo barangwa n'indoto rero bakomeje kuba kandi bazakomeza kuba abagena uko isirimuka rya muntu rigenda. Mwebwe mwese rero mushaka ubukire, mugomba kuzirikana ko abayobozi b'isi mu mateka yayo yose bakomeje kuba abantu babona ndetse bagashyira mu bikorwa imbaraga zidafatika kandi zitagaragara, zihishamo amahirwe adasanzwe atarabaho, kandi bakabasha guhindura izo mbaraga zitagaragara cyangwa se ibitekerezo bakazihinduramo imijyi ikomeye, inganda, indege, imodoka n'ibindi bintu byose byakozwe bituma ubuzima burushaho kuba bwiza. Hari ibintu mbona abarota indoto y'umunsi bakwiriye kugira, ni ukoroherana no kutiyikanyiza, ahubwo bakaba biteguye gufungurira imitwe yabo kwiga ibishya. Ba bandi bose batinya ibitekerezo bishya n'impanuka bazajya batsindwa bataranatangira. Nta na rimwe mu mateka ya muntu habayeho amahirwe ku bantu bashobora guhanga ibishya nk'uko bimeze uyu munsi. Nta butaka buhari bwo gukoroniza nk'uko byagenze mu bihe byashize, ariko hariho bizinesi nini cyane zo gukora. Hari ibigo by'imari n'inganda bigomba guhangwa no kuyoborwa mu murongo mwiza uboneye. Muri gahunda zawe rero zo kwigwizaho ubukire, irinde ko hari umuntu uwo ari we wese wagukoma mu nkokora guca intege. Abazatsinda muri iyi si nshya y'ihindagurika ni abantu bazarangwa n'umwuka w'ubuhanzi bahanze biriho ubu none by'agaciro, byatumye iyi si yacu igira ibintu by'ingirakamaro yagize mu mateka y'isirimuka ry'abantu. Uwo ni umwuka umeze nk'amaraso atembeje ubuzima mu gihugu cyacu, bikaduhangira nawe amahirwe yo gushyira ku isi impano zacu zikatubyarira ubukire. Erega ntitukibagirwe ko Kolombasi yagize inzozi zo kuvumbura isi itazwi, akiyemeza kubaho ubuzima bwe bwose ashakisha iyo si kandi yarayivumbuye. Copernicus, umuhanga mu bumenyi bw'ibiri mu isanzure, yarose ibyo kwivangavanga kw'amazi kandi yarabigaragaje. Nta n'umwe wigeze avuga ko ibyo arota bidashoboka nyuma y'uko abigezeho, ahubwo isi yose yamurase amashimwe ku byo yari agezeho, agaragaza ko burya intsinzi idakenera urwitwazo urwo ari rwo rwose, kandi ko gutsindwa nabyo bikurikiza ikinyuranyo cy'intsinzi. Wowe rero niba ibyo wifuza gukora wumva ko ari byiza kandi bikaba bikurimo koko, komereza aho ubikore. Shyira inzozi zawe mu bikorwa kandi ntuhangayikishwe n'ibyo bavuga nuramuka uhuye n'ibizazane by'igihe gito, kubera ko abo bavuga usanga batazi ko muri buri gutsindwa kw'igihe gito haba harimo urubuto rw'intsinzi mu bihe bizaza. Henry Ford, umusore ukennye kandi utarize, yagize inzozi z'ikinyabiziga kidakururwa n'ingamiya, kandi mu gihe yabishyize mu ngiro akoresheje ibikoresho bike cyane yari afite bitamusabye gutekereza amahirwe y'agatangaza azaturuka aho atazi. Uyu munsi ibihamya by'ibyo yagezeho byemeje isi, byatumye akora ibinyabiziga byinshi bitigeze bikorwa n'undi muntu wese mu mateka y'abantu, kubera ko yiyemeje kudaterwa isoni n'indoto ze. Thomas Edison yagize indoto z'amatara akoresha amashanyarazi. Yatangiriye aho yari arashyira mu bikorwa indoto ze, kandi rwose nubwo yagize gutsindwa inshuro zirenga 10,000, yageze ku ndoto ze. Abanyanzozi banazishyira mu bikorwa ntabwo bajya bacika intege ngo babivemo. Warren wagize indoto z'uruhererekane rw'amazu acuruza itabi, nyuma izo nzozi yazishyize mu bikorwa, none United Cigar Stores iri ku mwanya wa mbere muri Amerika. Lincoln yagize indoto z'ubwigenge bw'abirabura b'abacakara, nyuma izo ndoto ze yazishyize mu ngiro, yiyemeza kuba yanahaburira ubuzima, ariko akabona ubumwe bw'igice cy'amajyaruguru n'icy'amajyepfo.
izo nzozi ze yazihinduye impamo. Wright Brothers barose kubona imashini iguruka mu kirere. Uyu munsi buri wese yakibonera ibihamya ahantu hose indege zigera ko indoto zabo zagezweho. Marconi yagize indoto z'inkorane yatuma hakoreshwa umwuka wo mu kirere. Uyu munsi bihamya by'uko inzozi ze zitabaye imfabusa n'imikorere y'amaradiyo na televiziyo bidakoresha imigozi itwara amajwi n'amashusho. Inzozi ze zatumye abantu babasha kwihuza. Nizo zatumye perezida wa Leta Zunze Ubumwe abasha kuganira n'abaturage bose icyarimwe mu buryo bworoshye. Bishobora kugutangaza wumvise ukuntu inshuti za Marconi zamufunze ndetse zikamujyana kumuvuza indwara zo mu mutwe. Ubwo yari atangaje ko yavumbuye uburyo bushya bwatuma abantu bohererezanya ubutumwa bidaciye mu nsinga cyangwa ikindi kintu gifatika, ahubwo biciye mu mwuka wo mu kirere gusa. Abagira indoto b'iki gihe bo bagera ku birenze ibyo. Uyu munsi isi imaze kumenyera ubuvumbuzi bushya, ibyo kandi byatumye isi buri gihe iba yiteguye kugororera abantu bayiha ibitekerezo bishya, bakavumbura ibishya bagatuma ubuzima burushaho kuba bwiza. Ibyo byose rero byatumye bigaragara neza ko ubutsinzi bwa mbere bwabaye hari ukugira indoto. Igiti cyose burya kiba kiryamye mu rubuto nk'uko inyoni nayo iba iryamye mu igi. Mu ihishurirwa rikomeye cyane umumarayika arigaragaza. Burya inzozi zose ni ingemwe y'ukuri kubibaho. Nimukanguke, muhaguruke, mukore mwebwe abanyandoto b'uyu mubumbe. Inyenyeri yanyu dore iri kugaragara. Ibizazane n'ibibazo byuzuye isi bibahaye amahirwe atangaje mwahoze mutegereje. Ibi byose byigisha guca bugufi, kwihanganirana no kugira imyumvire ifungukiye kwiga ibishya. Uyu munsi isi yuzuyemo amahirwe asendereye abanyandoto ba kera batigeze bamenya. Ishyaka rishyushye ryo kuba no gukora n'intangiriro ya byose umunyandoto wese atangiriraho. Abanyandoto si abantu barangwa n'ubunebwe cyangwa kubura umuhate. Uyu munsi isi ntigihohotera abanyandoto ivuga ko ibyo bavuga bidashoboka. Niba utekereza ko ibyo bigishoboka, ufata urugendo ugere muri Tennessee urebe ibyo umuperezida w'umunyandoto yakoze mu nzira yo gusobanukirwa no gukoresha imbaraga zidasanzwe za Amerika. Mu myaka mike cyane ishize bene izo nzozi zari gufatwa nk'ibisazi gusa. Wagiye utenguha n'ibintu byinshi, wababajwe cyane no kugwa k'ubukungu isi yaciyemo. Wagiye wiyumva mu mutima wawe umeze nk'umuntu urimbuka. Burya si buno, gira umurava, koresha amahirwe yavumbutse muri ibyo bihe bigoye waciyemo, bizakubera umutungo ukomeye cyane. Zirikana rwose ko n'aba bandi bose bageze ku bikomeye bagiye batangirana no kugwa kenshi. Ibizazane bibabaza umutima mbere y'uko bagera ku ntsinzi zabo. None bireba neza ntuzabura kubona ko ibintu byagiye bihinduka ari uko abo bantu bari mu bihe bigoye cyane. Muri ibyo rero niho bahuriye n'andi masura yabo ya nyayo. John Bunyan yanditse inkuru yitwa Umugenzi, inafatwa nk'aho ari iya mbere mu buvanganzo bw'Abongereza. Ariko ibyo byose byagezweho nyuma yo gufungwa no guhanwa bikomeye kubera gusa uko yumvaga ibintu mu myemerere ye. Henry Ford yavumbuye ubuhanga budasanzwe bwari buryamye mu bwonko bwe nyuma yo guca mu bihe bibi cyane kandi bibabaza. Icyo gihe yari amaze gufungirwa muri gereza muri Columbus. Ariko guca muri ibyo bizazane byamusunikiye mu kwihuza n'indi sura y'uwo yari we mu by'ukuri. Icyo gihe yakoresheje indebakure ye cyangwa se imagination, yibona nk'umuvumbuzi w'umuhanga aho kwibona nk'umunyabyago w'umunyabyaha. Uburyo ubuzima bukora ibyabwo buratangaje cyane, ariko igitangaje kurushaho n'ubwenge n'ubuhanga bitagira imipaka abantu basunikirwamo nyuma yo guca mu bizazane n'ibihano, bakanabona kuvumbura ubushobozi bw'ubwonko bwabo byabashoboza kureba ibitekerezo by'ingirakamaro bakoresheje indebakure zabo. Edison afatwa nk'umuvumbuzi wa mbere w'igihangange ndetse n'umuhanga muri siyansi. Yabanje kuba inzererezi ikoresha telegrafe, yatsinzwe inshuro nyinshi cyane ariko nyuma aza kuvumbura ubushobozi budasanzwe bwari bumwihishemo. Charles Dickens yatangiye amanika ibyapa hirya no hino. Amakuba yagiriye mu rukundo rwe rwa mbere yamushoboje kuba umwanditsi w'igihangange.
Ntibyagarukiye aho kuko ayo makuba yaje kumuremera uzamusimbura David Copperfield nawe waje kuba umwanditsi w'igihangange isi yamenye mu bwanditsi bw'ibitabo. Byamaze kugaragara neza ko kubabarira mu rukundo n'imibonano mpuzabitsina bikunda gutuma abagabo bahahamuka bakisanga mu biyobyabwenge naho abagore bakamera nk'abasazi. Nyamara ibi byose bibaho kuko abantu benshi batigeze bigishwa gukoresha amakuba yabo mu marangamutima yabo ngo bayahinduremo indoto z'ibyubaka. Helen Keller yahuye n'ubumuga bwo kutavuga no kutumva nyuma y'igihe gitavutse. Atitaye kuri ayo makuba yose yaciyemo, yahisemo kwandika izina rye mu mateka y'ibihangange isi yagize. Ubuzima bwe bwabaye neza ikimenyetso cy'uko nta muntu utsindwa keretse ubwe yemereye gutsindwa kugahinduka ukuri ku buzima bwe. Robert Banner yari umwana utarize na gato mu gihugu cye. Umurage umwe yari yaribitseho wari uw'ubukene. Ibyo byatumaga nta kindi yagombaga gukurana uretse ubusinzi no kwishora mu biyobyabwenge gusa. Nyamara ntibyamubujije kuba umuntu watumye isi iba nziza kubera uruhare rwe, kuko yambitswe umwambaro mwiza cyane w'amabara meza y'ubusizi. Booker T. Washington yavukiye mu bucakara, ibara rye ry'uruhu n'ubwoko bwe bumubereye nk'ubumuga. Nyamara kuko yari umuntu woroherana kandi akagira ubwonko bufungukiye kwiga ibishya mu bihe bye byose kandi ku nsanganyamatsiko zose, yari umunyandoto ukomeye, ari nabyo byatumye areka ibyo yakoraga ku bw'inyungu z'ubwoko bwe bwose. Beethoven yabanaga n'ubumuga bwo kutumva no kutabona, Milton yabanaga n'ubumuga bwo kutabona, nyamara amazina yabo azagumaho ibihe byose kubera ko bagize indoto kandi izo ndoto zabo bakazihinduramo ibitekerezo bishyizwe ku murongo. Mbere rero yo kujya mu gice gikurikiyeho, ndagushishikariza gushaka ibyiringiro, ukwizera, koroherana n'umurava mu bwonko bwawe. Nuramuka wibitseho iyi miterere ukanakurikiza amahame yagarutsweho, ibindi byose uzashaka bizakwizanira kuko uzaba uri mu mwanya mwiza wo kubyakira. Burya rero hari ikinyuranyo cyo kwifuza ikintu no kucyitegura, kandi rero nta muntu uba yiteguye ikintu keretse gusa igihe yizeye ko yakigeraho. Rero imiterere y'ubwonko bwawe ntabwo ikwiriye kurangwa no kwiringira no kwifuza gusa, ahubwo ikwiriye kurangwa no kwizera. Zirikana ko ubu bitagisaba imbaraga nyinshi ngo umuntu abashe kugera ku bihambaye cyangwa kugera ku butsinzi busendereye, ahubwo ubu birasaba imbaraga nyinshi kwemerera ishyano ry'ubukene. Hari umusizi w'umuhanga wabisize mu mikarago igira iti: ninginze ubuzima ngo bumpe igiceri cy'agaciro gahambaye, ubuzima buranyirengagiza. Nyamara ubwo nari nsabye ku mugoroba umwe, icyo gihe nari ndi mu bigega byanjye, kuko ubuzima ari umukoresha buguha ibyo usabye. Ariko se niba waramaze kugena umushahara, ni ukubera iki wakivuna ukora? Nigeze nkorera umuntu udasobanukiwe n'ibyo akora, icyo nungukiyemo mu buryo bubabaje cyane ni uko umushahara wose nasabye ubuzima bwawumpanye umutima mwiza. Aha rero niho dusubikiye igice cya none, tubararikiye igice gisoza iki gice kuwa mbere utaha, hano ku muyoboro ubamenyesha ibyo mutazi ukabibutsa ibyo mwibagiwe.